hari inzozi tumaze igihe tusobanura zo kwitondera n'ababwiye ko mugomba kwita ku byo murota. Inzozi rero ziri mu byiciro bitandukanye, ariko reka uyu munsi mbasobanurire ibikurikira. Ubundi hari inzozi zituruka ku Mana, hakaba inzozi z'ibyo umuntu yiriwemo atekereza, hanyuma yaryama nijoro bigasa n'ibigaruka kubera ko hari ibyo yatekereje. Hakabaho n'inzozi z'uruvange Satani azana kugira ngo avangire abantu. Rero ugomba kwita ku nzozi zawe. Inzozi ndavuga iyo umuntu aryamye akarota. Benshi murarota, narabibabwiye mukabica amazi, ariko ntibibuze ko ibyo mwabonye sometime bibasohora. Noneho iyo ufite impano yo kurota ukagira umugisha bikaba, ni byiza uba ufite ingabire karemano wahawe na Rugira. Nababwiye ko inzozi rero kandi inzozi ni uburyo bwiza Imana iganiriramo na buri wese. Nababwiye ko ukijijwe n'udakijijwe bashobora kurota. Bose nta muntu Imana idafiteho ububasha bwo gusura ngo imuganirize. Itorero ry'Imana rero, bana b'Imana mudukurikirana, ni byiza ko baduhamagaye tukabafasha, kandi ndatekereza muri kugubwa neza. N'abandi tutarafasha biri mu nzira, ntabwo ku kwezi kurangira tutasenganye namwe. Rero kandi ahanini inzozi burya urota akenshi ziba zifite ahantu zishamikanye n'icyo bita ubukarande. Karande ni uruhererekane rw'ibintu cyangwa umuco abantu bahozemo cyangwa babamo bijyanye n'igihugu cyabo. Hanyuma ntiwarota ibintu biri kure y'aho uri. Iyo uri mu gihe cy'agahinda nyine urota ibijyanye n'agahinda, ariko iyo ziherekejwe n'Imana ikwereka ko ako gahinda gafite iherezo ryako, gafite igihe kagenewe, gafite igihe runaka kazarangirira. Hanyuma ndagira ngo nsobanure ku nzozi abantu barota ariko zijyanye n'ibisimba cyangwa n'ibiguruka mu kirere, inyamaswa. Iyo urose igihunyira, ubundi igihunyira ni igisimba kibi cyane, kiri connected n'isi y'umwijima iri sataniste. Igihunyira gisobanura ibintu byinshi, gisobanura umwijima, gisobanura urupfu, gisobanura icuraburindi, gisobanura gucurama k'ubuzima, gisobanura agahinda gakabije gateye ubwoba kateza n'urupfu. Ni ukuvuga ngo ukirota igihunyira uba usabwa gusenga bidasanzwe. Kubera iki? Satani amanuka mu ijuru, yamanukanye sisitemu z'ijuru kuko yahoze mu ijuru. Murabizi ko Imana igira utunyamaswa yikonegitaho, harimo inuma. Muribuka ko Yesu abatizwa, inuma yamuhagaze ku mutwe, ku bitugu. Hanyuma iriya numa yasobanuraga umwuka wera. Umwuka wera w'Imana nicyo cyari gisobanura. Rero Satani nawe agira ibyo akoreramo nk'igihunyira. Ibyahishuwe iyo ubisoma bavuga ngo iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Ngo n'aharindirwa imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ngo n'ibisiga bihumanye. Hari ibisiga rero bihumanye, hari ibiguruka bihumanye udakwiriye gupinga,
udakwiriye gupfa guca amazi mu gihe wabibonye mu buryo bw'inzozi. Ariko hakabaho n'ihumure ry'Imana, kuko Imana nayo iba iri tayari kugira ngo ikorane nawe, ikore ibidasanzwe ku buzima bwawe. Rero iki cyiciro cya kabiri, Imana ibagirire neza kugira ngo gukorwa ku maso kube ku buzima bwanyu, kandi imbaraga z'Imana zibe ku mibereho yanyu. Ntabwo ari wowe, ahubwo izina ry'Uwiteka aba ari ryo rijya rihabwa icyubahiro, kandi ujye umenya gusobanukirwa no kumenya rwose. Kumenya bituma hari ibintu bitakuvogera. Kumenya bituma hari imbaraga zitamenyera ubuzima bwawe. Kumenya bituma hari ububasha bwa Satani butsindwa. Kumenya bituma hari ubushobozi ugira, ukamenya imbere hawe, ukamenya ejo hawe, ukamenya n'igihe uhagazemo, kandi ukamenya n'igihe cyo kugendererwamo n'Imana. Benshi rero muragendererwa ariko ntimumenye ko mwagenda.